so tuvuga ibintu mu izina rega tukaba tubitinya oya ni gute umugabo yifata akabwira umugore we ngo arashaka umukozi mwiza kubera ko izo ni inshingano zanjye. Ariko namwe abagore bamwe tubashinja ubunebwe. Hari abagore bamwe babwira abakozi ngo babyutse ngo mudusasire kubera ko mutaza musasa mwaryamye mukabwira abakozi ngo baje kubasasira. Nuko nari ndimo nsoma akantu mbese nk'utuntu tundi tuvuga ko ikintu uzatagezeho ni ugushimisha abantu bose cyangwa se kubaha ibyishimo. Iyo ukuntu yabifata ubundi umugabo bajya bavuga ngo niwe mutwe w'urugo. Yego. Kandi habaho no gufashanya. Tuvuze ko n'umugore atokora. Ariko kugira ngo umugabo asigare mu bana umugore agende agiye gukora bigaragara nabi. Kandi uretse n'abana batatu nubwo nta bana waba ufite uri umuntu ufite ubwenge uri umugore batakuroze ni gute ufata video kuki aba yizeye uwo muntu cyane kuruta uko mbese ni gute sinzi uko birancanze none bigaragaza kubisobanura bigaragaza kubisobanura abantu babyumva. Ibyo bintu biragoye kubisobanura. Kereka ngiye numva kereka bakuroze nyine nibwo ushobora kwifata ukambura imyenda ukajya kwigaragaza mu bantu kutishimye. Ndishimye. Hari commentaire yaba yarakubabaje tiyabura ariko ni kwa kundi bavuze ngo abantu ntacyo bakora ngo ubashimishe. Yego turabakiriye mwebwe mwese aho bwakeye tubahaye Yambu ndetse na Mwaramutse mugire igitondo ciza. Abo bwije namwe turababwiye ngo umugoroba mwiza amahoro y'Imana akomeza abana namwe muri gahunda zanyu murimo zitandukanye. Iyi ngiye turayita part 2 siko turayita part 2. Ejo bundi twakoranye ikiganiro nawe ngenda mbona ama comment atandukanye ibintu bitandukanye ndavuga nti reka nkuzane twongere twikorera ikiganiro part 2 dukomeze dushimisha abadukunda kuko ukiri muri iyi si ntago uzashimisha abantu bose ntibizigera bibaho. Yewe n'iryo shuri nunaryiga ntiwaritsinda. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. None sinkubaza ngo witwa nde kuko twarakumenye ko witwa kandi turakuzi ko uri umumama tuzi ko uri umumama w'umunyamurenge. Umeze ute? Meze neza ndashima. Urakomeye? Ndakomeye n'ukuri. Kutishimye? Ndishimye. Hari commentaire yaba yarakubabaje? Tiyabura ariko ni kwa kundi bavuze ngo abantu ntacyo bakora ngo ubashimishe ariko ntacyo bintwaye. Nuko nari ndimo nsoma akantu mbese nk'utuntu tundi tuvuga ko ikintu uzatagezeho ni ugushimisha abantu bose cyangwa se kubaha ibyishimo. Hari uzabiha akishima hari n'undi uzabiha akavuga nti uri kuntera umujinya. Warababaye bingana iki? Njyewe ntago ngemereza ikintu kitamfitiye akamaro muri njye umwanya munini. Mbese ntago nababaye cyane. Nari mbizi n'ubundi ko biri bubi ko bari bugutuke. Nari mbizi ko bari wabyakiriye ite gutukwa? Nababayeho bukeya nyine ariko kandi nabonye ko ni ibisanzwe abantu bahora batuka abandi ntacyo babatwaye. Aka buri muntu utuka nawe kuri twomuheza ihe message umuntu witora akamatukunda atamuzi. Umuntu utukana umuntu utuka abandi akajya kuri comment nka sinzi ni nkaho yabuze ikintu akora. Ababuze icyo akora? Ni gute nshobora kuza kureba ikiganiro cyawe cyangwa se ikintu wa postinze nta mpamvu yo kugutuka. Niba nakugaye ngomba kubireka bikangumamo ariko kujya kuri comment ukaza gutuka umuntu ntago bigaragara neza. Tubabwire gute? Tubahe message yihe? Gusa nyine ntago wababuza ngo babikunde ariko icyo nababwiraho bakomerezeho batukane bagire gute ibyaha biri kuri bo. Ngiye ntacyo bimbwiye nibakomerezeho.
nta nico zona guhungabanya nta nicyo byantwara pe. nabonye umwe yaravuze ngo kandi abantu batukana muri komanteri ngo akenshi baba bagiye kwicara kuri wifi z'abandi cyane si n'izabo ahubwo baba babuze icyo bakora bakaza kuvuga ibitabareba. Imana ibababarire gutukana si umuco mwiza none se natwe tubatuke basi ntitwotukana twarabaretse ko turabasengera ahubwo n'uwo mutwaro dufite cyane. ariko ahandi umeze neza ahandi meze neza ndashima Imana. kutishimye mwana kutishimye njyewe ndishimye ka basi seka ndishimye cyane ndamahoro pe. umeze neza ahantu hose meze neza umunsi wawe wagenze neza wagenze neza. ni byiza ko wishimye natwe turishimye dukunda abantu dukunda twebwe nta muntu twanga kandi n'utwanga tugaragaza kumwereka urukundo kuko niwo mwenda Yesu yadusigiye wo gukundana. Hari ikiganiro cy'umubyeyi niko nabyita kubera ko nawe uri umubyeyi umubyeyi mugenzi wawe nabonye yibasiye abagabo shaho avuga ngo abagabo badakora ngo birababarira ngo uko ngo umugore yaje gupagasa umugabo akirirwa aryamye. Numva ibitekerezo bye numva nshaka guseka ndaseka bita birangira. Wowe abagabo badakora akora abagore ntaco bavugaho. Abagabo badakora bakohereza abagore mu mirimo bakirirwa baryamye. Abagore bakaba ari bo bakora nyine bakaja gupagasa abagabo bakirirwa biryamye mbese bagakorera abagabo. Niko twobita buriya ni ugukorera urugo ariko tuzi ko ubundi umugabo ari ugomba gukorera urugo. Aba bantu nta kintu bavugaho iyo ukuntu yabifata ubundi umugabo bajya bavuga ngo niwe mutwe w'urugo. Yego. kandi habaho no gufashanya tuvuze ko n'umugore atokora ariko kugira ngo umugabo asigare mu bana umugore agende agiye gukora bigaragara nabi kandi nabi gute kubera ko njye simbibona neza aho umugore afata inshingano z'umugabo ngo umugabo niwe wicaye mu bana umugore niwe uri gukorera urugo. Abo bagabo twabaheze ihe message abo bagabo bameze gutyo nyine twabaheze ihe message twaba message zo gukorera urugo rwabo zo gukorera abagore mbese bakita ku rugo rwabo abagore nabo kureba abana nabo kurera nabo kurera nicyo twabakangurira bahaguruke bakore. Sinzi ko umugore wenda yakora inshingano zose z'urugo ngo nugufashanyaga nizo byaje ariko nyine nange muzamutuvunisha none se kuvuze ngo umugore ntiyakorera inshingano z'urugo zose ko umugabo yazazikora. Umugabo azazikora nyine uzi impamvu umugore atoshobora hari akazi umugore atoshobora umugabo akagakora niko biba bimeze. Mbese hari imirimo y'abagabo akaba n'iy'abagore kubera ko imirimo y'abagabo kenshi bivunanye cyane umugore atoshobora. Tubabwira ngo bagende bakorera ingo zabo bagende bakore bahaguruke kabisa. None ni ubuhe butumwa bagenera abadamu badakora? Abadamu nabo badakora bafite uburyo bwo gukora nababwira bahaguruke bakore kubera ko ushobora kuba wenda ufite abana benshi uri umuntu wafatiriwe wabuze uburyo wakora aho birumvikana ariko niba uri umudamu udafite ikintu kigufatiriye wahaguruka ugakora agafatikanya na wa mugabo mu kubaka urugo neza. Niko biba bimeze kubera ko n'ubundi n'uzaba ufite uburyo bwo gukora ukabana na wa mugabo mu nzu ntabwo muzumvikana neza. ese ubundi buriya ibintu byo kutumvikana mu nzu ibyo kuriya biza bizanwa n'iki? Ibintu byo kutumvikana mu nzu ndabizi se biterwa n'uko nyine mubanye. Nuko mubanye njye nari mvugiye nk'umugore udakora afite uburyo bwo gukora afite umwanya wo gukora ariko ntahaguruke ngo akore afashe umugabo. Ubwo urumva impamvu batokumvikanaho ni hahandi umugore wumva umugore we akeneye kwikoraho kwiyitaho
kandi abasaba akicara abwira umugabo ati ndashaka iki kandi umugabo wenda nawe ntafite ubushobozi bwinshi bwo kubatunga, bigatuma rero habaho kutumvikana. Umugore yicara amubwira ati ndashaka iki, ugasanga na wa mugabo akaba ati nta mafaranga mfite, ubu uko amusabye wenda amafaranga akaba nta mafaranga mfite, ayo mfite ngiye kuyishura inzu, ayo mfite n'ayo guhaha, ayo mfite n'ayo gukora ibintu byo mu nzu, ugasanga nyine birabatera akajagari. Ni ukuvuga ngo abantu bose baza bafatikanya, abagore bakore n'abagabo bakore, baza bakora, abafite uburyo bwo gukora nyine byo haguruka bakore. ariko kuriya gukora ugasanga nko mu mama agiye mu cyaro amaze yinga biriya byo kuriya ntaco bivugaho, ukajya mu cyaro ukamara icyumweru cyose uri umubyeyi w'umumama, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. aho niba ari ugukora bagasayidiyana, bakorera inaha nyine akora ataha, umumama agakora ataha, umumama agakora ataha ajya mu bana be. naho iriya biba biteye nk'impunge. Sinumva ko umugore yava mu bana icyumweru cyose ngo yagiye gupagasa, kandi hari n'abazamara y'ukwezi. bibaho so gushaka ubuzima se, ntabwo ari byo. Umugabo niwe akagenda agahiga shaka akamara n'amezi 2 ariko nyine ari guhigira urugo, ariko umugore nyine urumva umugore hanini cyane niwe uri kumwe n'abana. Iyo uzareba uyu mugore atari kumwe n'abana nyine ibintu ntago bigenda neza. Umugabo rero akaja mu cyaro, yarangiza yagira arya 2-3 akabona video wenda y'umugore we iri ku karubanda atambaye. Iyo video ntabona? Oya, iyo ntago ndayibona. Ta video y'abagore urabona batambaye, baba bakora ibintu biteye nk'isoni. Zirahari biriya bintu, wenda reka mbikubaza kubera ko uri umwe muri bo, ndavuga ko uri umugore muri bo nyine. Biriya bintu koko umugore afata akakora biriya bintu, koko biriya bintu aba ari sawa? Ntabwo ari byiza, ni ukuri. Mbese ubundi biterwa n'iki? Simbizi, sinzi niba baba babaroze. Sinzi ukuntu nabikubwiramo. Ukabona no kuri video y'umubyeyi ufite abana 3, uretse n'abana 3, nubwo nta bana waba ufite, uri umuntu ufite ubwenge, uri umugore, uri umukobwa, ni gute ufata video? Kuki aba yizeye uwo muntu cyane kuruta uko, mbese ni gute? Sinzi ukuntu biracanze none. Bigaragaza kubisobanura, gerageza kubisobanura abantu babyumva. Ibyo bintu biragoye kubisobanura. Kereka ngiye numva bakuroze nyine, nibwo ushobora kwifata ukambura imyenda ukajya kwigaragaza mu bantu wambaye imyenda. Kuki aba yizeye uwo muntu cyane uburyo agera ku rwego nk'uko? Nari ndimo ndabicegana naco mu mama n'abavuga ngo akenshi ngo ibyo ngibyo ngo biba ngo wenda ngo umuntu mutanari kumwe, wenda ngo umuntu uri hanze akamakubwira ati ndaguha amafaranga tuvugane kuri video utambaye ihuza, naho kumbe kara kuri codinga akaza kwishira hanze. Mukundire ka amafaranga. Abantu baratandukanye. Wenda yakunda? Ndayakunda, ariko bitageraho mu rwego rwo kuvuga ngo nambara ubusa ngo kugira ngo mbone amafaranga. Biriya bintu biragayitse. Ariko bikorwa muri aba bagore nyine badakora. Abagore nibwo nyine bwa bute bwo kudakora, bakageraho baguhenda ati ndaguheze $50 cyangwa 100 tuvugane wambaye ubusa. Tubahe message nabaha abakora ibyo. Shabira bintu nibyo kwisuzuguza. Ariko ibaze nawe ngufashe imyenda kuramburira umuntu ngo kugira ngo guha amafaranga. Tubagenere message sasa. Birakabije cyane. Birenze n'uburaya. Ese ubwo twone twabise tuburaya ko biba biri hejuru. Birarenze.
ngahibaze nk'umwana wawe abonye video nk'iyo kandi ibyo bintu birahari birahari cyane 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 biranababaje. ni ukuvuga ngo ku ruhande rwawe impamvu biba akenshi ni ukudakora niko ku ruhande rwa byumva akenshi ni ukudakora kandi biterwa n'umuntu ku giti cyiwe. hariya bari abantu batagira isoni rega batagira isoni akumva ntacyo bimubwiye ariko ni ibintu bikabije cyane. bo wenda bibaye ku mukobwa biranababaje. bibaye ku mukobwa twavuga ati ni ya myaka bamushutse naho ku muntu wubatse bire danje. oya ntabwo ari imyaka iba yabashutse ubuse n'umwana w'imyaka kamvuge wenda nk'aba bana bakiri batoya imyaka 16 nta mwana ushobora kugukuriramo umwenda ngo agiye kukwereka ngo ubwambure bwiwe ngo nibwo umuha amafaranga. ntabwo pe ntawe wabikora kanatswe abantu abagore bakuru bari mu kubikora. ni ukuvuga ngo iyi ni satani yaje mu bantu bakuru. ni satani nyine niko twabyita. ni satani muri izo wenda sinzi nimba hari izo wabonye hari umuntu waba uzimo wabonye. oya ntawe nzi ariko warazibonye. narazibonye. Tawatangaye kuriya shara byarantangaje nagize ubwoba ahubwo byarantangaje cyane. noneho urana nk'ikiganiro dukoze turi kuvuga ibintu biriho ntawe twatunze urutoki ntitwavuze ngo runaka turi kuvuga ibintu biriho twabonye n'amaso bamwe banabifite no matelefone ariko ibitutsi bari budutuke uraje ubyumve. oya gutukanaho nibakomeze batukane. aho wagatutse umuntu wakoze ibyo bintu ngo umugaye kuratuka twebwe turi kunenga imico iri mu bwoko bwacu itari myiza ngaho ibaze umwana wawe arabibonye ibaze asohoka abonye ibyo bintu n'uwo ari we wese wabibona cyangwa ibaze umuntu wese ngo abonye ibyo bintu tubigaye. ntabwo turagera ahantu wenda ndavuga ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ntabwo turagera ahantu tuba abakene bo kugera kuri urwo rwego ngo wambure cyangwa se ni gute ushobora kugera kuri urwo rwego nahagurutse ngakora niba ari ayo mafaranga nshaka nkayakorera mfite amaboko yanjye mfite imbaraga mfite n'ubwenge ni gute nshobora kujya nawe kugira ngo ubwo ni uburaya ni nk'uburaya ntahatandukaniye na ba bandi bakora uburaya. nabonye ejo bundi agace gatoya abagabo babiri bitwa Unity of Church urabazi. oya bari kuvuga ngo abagabo nyine ngo bafite ngo ibintu ngo bitari ibyo ugasanga ngo umugabo karabwira umugore bati uriya mukozi wazanye si mwiza w'umukobwa ngo afite amaguru mabi ngo si mwiza mu maso noneho ukibaza uyu mukozi nzanye kuza akora imirimo yo mu rugo ni ngombwa ngo yaba mwiza cyane. ibyo bintu ntiwava ngo bya bindi bizira ugasanga kurifuza umukozi wawe. narakabonye ndaseka iyo mugiye gufata abakozi ubundi muzamugendera kuki ese ugiye gufata umukozi se ugendera ku maguru ngira ngo ugendera ku bwiza. fata umukozi hari igihe ufata umukozi bakurangiye umufata kubera ari umwana mwiza ashobora kugukorera akazi neza ariko ntabwo tureba isura cyangwa tureba iki kandi isura nayo ikonta nyine ukavuga ati uyu mukozi ni mwiza. abagabo nibo bashaka wafata abakozi beza. ndashaka nyine duheze abagabo bafite iyo myumvire tubaheze message duheze abagabo message abagabo bameze gutyo rero ubundi baba bashaka umukozi ubakorera akazi cyangwa baba bashaka sinzi ko nawe bivuge bashaka umukozi cyangwa uwo kuryamana so tuvuga ibintu mu izina ryawe twaza tubitinya. oya ni gute umugabo yifata akabwira umugore we ngo arashaka umukozi mwiza umukozi mwiza tumeze gute abagabo baragoye ariko
baragoye baranababaje ni gute se Tubasengere. ashaka uwo mukozi se amurutira umugore we ese ubundi icyo kintu giterwa n'iki kuvuga ngo ashaka umukozi mwiza ngo uyu ni mubi sinzi ikintu aba agamije kuri uwo mukozi ni nkako mbyumva ngewe haba hari ikintu agamije kuri uwo mukozi twebwe dutekereza ko ndavuga abo hanze dutekereza ko umugabo uvuga ngo ntashaka uyu mukozi akenera umukobwa wenda uzoza umukora akazi mwiza dukeka ko wenda hagati yiwe n'umugore haba harimo ubwumvikane buke bukeya wenda umugore nazasohoka agira ukavugana n'umukozi ntabwo yakagombye kubishakira ku mukozi buriya se si ukwisuzuguza ra si ukwisuzuguza ni ukwisuzuguza cyane umukozi ugutekera noneho umukozi aragera n'aho agusuzugura ahubwo mubaga mubaye urwo rwego rumwe muba mubaye mu rwego noneho akagera n'aho asuzugura nyirabuja cyane kuko ntacaga umurusha usangiye umugabo cyane usangiye umugabo yego ibyo bintu biriho pe twebwe twababwiye ngo tugiye kujya tuvuga ibiriho ntabwo tuzajya duhimba ibintu tuzajya tuvuga ibiriho tuvuge n'ibintu byagaragaye muri sosiyete yacu kuri wowe umukozi wawe yazajya wenda mu gihe ubaye uri mu nzu itarimo amazi dushe mwogera hanze umukozi wawe yazajya ajyanira umugabo w'amazi yo koga kubera ko izo ni inshingano zanjye ariko namwe abagore bamwe tubashinja ubunebwe hari abagore bamwe babwira abakozi ngo babyutse ngo mudusasire kubera ko mutaza musasa mwaryamye mukabwira abakozi ngo baje kubasasira umukozi abasasire cyane icyo ni ikintu cyane cyane cyo kubwira umukozi ngo agusasire agufashemo ngumva ngo nabyutse genda usase umukozi wawe ashinzwe gukora amasuku mu nzu kumenya ibyo mujya ukabatekera ariko ibintu byo mu cyumba ahanini biba bireba umugore nubwo waba ufite akazi gusa iminota yo gusasa icyumba uri buzinduke mu kazi ni iminota ingahe yo gutegura icyumba kugira ngo usohoke ugende mu kazi numva ko umukozi atagomba gusasira umugabo wawe nta nubwo agomba kumushira amazi muri dushe ako ni akazi k'umugore tugana wenda ku musozo mbere y'uko dusoza hari nk'igihe usanga uri kubaza ati turashoje kandi kuriya ntabwo aba ari byo tugana ku musozo hari icyo ufite wabwira abantu murakoze cyane nanjye ndabashimira ineza live tv ineza live tv ndabakunda mwakoze cyane kumpa ikaze nanjye ndabamenyesha ko mfite channel yanjye ufite channel tubwire yitwa Diane TV1 Diane TV1 guys bakunzi ba Ineza umutumirwa wacu afite channel yitwa Diane TV1 ndabatumiye rero turashaka inkunga zanyu muzajya mudukurikirana tuzajya ducishaho ibiganiro byiza yego bibafasha rero murakoze cyane turi kumwe namwe muzajya mudutera inkunga mbese abagukeneye nibo bagusanga abanshaka niho bansanga bazajya bakubonera kuri Diane TV1 yes sawa rero turashoje wakoze kutwitaba wakoze kubana natwe wowe wafashe uyu mwanya ukareba ikiganiro cacu bacatangira kugera twagisoza nukuri uruwingenzi commentaire yawe ni y'agaciro kuri twebwe kandi turagushimiye ko ukomeje kubana natwe tugushimiye ko mukomeje kudusupportinga mu buryo bwose turabakunda cyane nakagaruka ciao bye bye murakoze